none se ntuzi ko hari abize za kaminuza bagasoza bakabura icyo gukora bakicara? Humura rero nawe amateka azahinduka, kuko nta kintu na kimwe cyananira Imana, kuko n'ubuzima urimo ni ishuri. Hari ibyo umaze kumenya byinshi kubwo kwicara mu rugo. Naryo ni ishuri da, ntuzabibona se? Aho uzajya ubona utuzi twinshi cyane tukwizanira utabanje kudushaka, ahubwo wowe ukabura amahitamo. Byose ni ku mugambi w'Imana nshuti. Mama se wavuga ngo iki? Erega we nuko utari umuhungu niyo mpamvu. Gusa byose ni kubw'umugambi w'Imana. Ni ugutegereza nkareba iyo byerekeza. Ariko mana, nk'ubu ngize amahirwe nkabona akazi cyangwa nkajya kwiga. Sha, niba nabyinira he? Niba nasengera he? Mbese nanjye ubwanjye sinzi icyo nakora pe. Yego sha, Imana ibigufashemo pe. None se we amakuru ya Clarisse muracyakundana? Wapi pe, yabonye abafite amafaranga akundusha aragenda. Gusa nyine sinakwiburira biza. Abakobwa bankunda ari benshi. Gusa nyine sinakwiburira biza. Abakobwa baba bankunda ari benshi. Ubwo ni ukuvuga ngo nzareba umwe mu bo mfite nyine, nzamugira umugore wanjye. Ziyo ziri kumwana aba yizigamira. Ariko buriya mugana ubutwana tw'abandi ntituba twararenganye. Tuza tukuyoberaho kubera agasura kandi nta mafaranga ufite. Shaka amafaranga nicyo cya mbere uve muri ibyo. Uraseka. Ahubwo uzitonde batazagufunga ndakuzi. Mwana ajya uva mu bakobwa nibwo uzatekereza neza. Naho mu gihe uvuga ngo nzareba mu ufite nkaho ufite uruganda rwabo. Ego ko mana, uzi ko ubivuga nta n'isoni ufite we. Sha muhirwa rwose. Jya uhinduka umenye ko wakuze. Erega ni wowe ufite uruhare runini mu guhindura ubuzima bwawe. Umva, wicare witekerezeho pe, kuko hanze aha ntibyoroshye ndakuzi. Aha, ibyo birekesha, bazamfunga se bamfunganye iki? Ubundi se baba bankuye, ariko twagira ngo waranyibagiwe. Ahubwo se buriya we ntunkumbuye we. Ubwo uraje, kankureke nigendere kwiga ndabona amasaha yamfashe. Tuzasubira. Okay, sawa amasomo meza, gusa uzanshakira akazi. Ariko urasetsa pe. Urasetsa cyo sanda. Neza tuvuga ko ibintu byose navuze nta na kimwe watoyemo koko. Ko bro, nukuri ndabona ukijenjetse pe. Ahasigaye nahawe rwose. Kamubwire rero gaki. Yego ndakennye pe. Ariko kuva banyirukana ku kazi kanjye byanciye intege, ubanza ari n'umwaka wankurikiranye. Nta kazi mbona ngo nkamaremo byibuze n'amasegonda abiri. Ariko na amakosa nakoze akomeje kunkurikirana tu. Ariko se kari ntukigize nkana. Ubuyobeye umushahara wahembwaga koko. Ibyo ndabizi. Kuba waranimateri w'ikigo bakakwirukana kubera kutubahiriza inshingano no gutesha agaciro abo mukorana ndetse n'abo uyoboye. Ubu ntibyakagombye kuguha isomo koko. Byazama isomo kabiri. Reba ukuntu wirirwa uzerera wabuze epfo na ruguru. None nge ndimo kukugezaho umushinga ubyara amafaranga ukwigira nkaho ukiri umwana w'imyaka 3. Ubu se njya hondi ubona nishimyera? Simba ameze nk'abandi bana. Nambara nkanarya neza. Nkanasohokera mu bihugu byo hanze. Cecekeresha. Umuzuguri buri mu biki. Ubu tuvuge ko niyanze koko. Tekereza kabiri ureka ububwa buvanze n'ubugoryi. Ubwo urabona urakomeza kubaho ukomeza uku nguku. Amaherezo urabona azaba yahe koko. Sha muri ibyo kari gaki. Ariko nawe ntukanyibutsa hahise hanjye kuko sinahibagiwe. Uzi kuri uri nko kuntera icumu mu rubavu bro. Ugabanya rwose. Noheze se ukomeje kwigira nabi. Kuko ari no kunyigisha wakanyigishije rwose utabanje kunsubiza inyuma. Urambabaje pe. Urambabaje rwose. Oya. Kandi si ubwa mbere se ubwa kabiri. Ukarakazwe n'ubuse. Ibintu byabimaje kundambira. None se hagati y'icyo mbeshye ni ikihe ko akagenda. Genda avuga ukuri, ibintu byo kwihunza ibibazo byawe nibyo bituma udatekereza ngo unarebe kure. Ugakomeza udindiza ubwonko bwawe kubera kudakoresha umubiri. Rero ngiye gakire mvugiraho rwose. Urabizi ntabwo nareka kukubwiza ukuri nta nubwo nakurenga rwose. Ureze uragira ngo nkubeshye. Ndakubeshye ibyo mbona niko. Karimu genda. Kuba wari waragize amahirwe n'Imana ikabigufashamo ukaba umwana w'umuhanga mu ishuri. Ibyo nibyo byatumye abayobozi b'ikigo bakwishimira, barakwizera, baguhitamo mu bandi. Urumva urabizi neza ko hari abandi bari bafite uburambe. Niba hari
barahari rwose. none se bagushyize mu mwanya wo kuba waba animateri birengagije ko aribwo wari usoje umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye ugatekereza ko abarangije za kaminuza baticaye. ivugire wowe ufite nubwo ndi imbaraga. kukwibutsa byanda Gusa ndabizi ko nayimutse cyane ubanza ari nayo mpamvu nta muntu n'umwe uri kumpa agaciro muri iyi minsi, haba mu bo twiganye haba wenda n'abaturanyi. Ibyo rero bimpa amahirwe make yo kubona akazi pe, mbona ikintu cyonyine cyashoboka ari ukwikorera kandi ntakubeshya. nabyo ntawabisha. Igishoro se nzagikurayo uku ndeba pe, ndi zeru. Ubu se wambwira ngo igishoro nagikurayo? ariko rero Karimu Ndakumva. humura rwose nta kidashoboka. burya baravuga ngo igishoro cya mbere ni mu mutwe, buri udafite mu mutwe Mu mutwe se shaho ntacyo wakora nta n'icyo wageraho. niyo mpamvu nanjye natekereje umushinga wamvana muri ubu bukene kagira inkuru rero. kandi nawe bukaguhindura ubuzima. urumva abakubonaga nkaho ntacyo kimaze bagatangira kwizana bagusanga sha, ndetse bakanaguha n'icyubahiro kirenze. Cyo mbwira rwose uwo mushinga watekereje. icyo nzi nuko bizakurenga. Mbwira rwose wanasanga ariho amakiriro yanjye ari. ndashaka ko dukora online business. Uti online business yego ubu nigezweho kandi irimo n'amafaranga menshi cyane. ariko icyitonderwa, mbere yuko nkiva imuzi n'imuzingo ngo ngikubwire, nta muntu n'umwe wemerewe cyangwa guhumurirwa ibyo dukora. bishatse kuvuga ko, uranyumva ariko ndakumva ngo uteze yombi, nta muntu n'umwe ugomba kumenya akazi dukora. ibyo bintu uko biri kuntera amatsiko. kandi niba wumva utazabishobora umbwire mbyikoreye njye njyenyine, cyangwa nshaka undi uzamfasha, kuko muri iyi minsi rwose umva nta miteti ikibamo ntayo. Ko numva biteye ubwoba. Ibaze ko ntangiye kugira ubwoba ntaranamenya naho biri kuva naho biri kugana. Kahumva muzi uragira ubwoba bw'iki? ariko nanone iteye ubwoba kuko nubwo harimo amafaranga, kuri utayikoze neza wanafungwa. tugiye gukora online business itemewe, gusa ntugire ikibazo kuko ibyangombwa byose narabishatse. Umva rero aho bigeze rwose mbwira ibyo ari byo bikomeza kuncisha hirya no hino. Ntago ndi umwana bimaze kurambirana, wisha ku ngingo bive mu nzira. nkuko natangiye mbikubwira, business tugiye gukora niyo gushakira abanyeshuri batigeze babona amahirwe yo kujya kwiga muri kaminuza. Yego tukabashakira ishuri muri kaminuza, hanyuma bakigira kuri scholarship iri full, cyangwa se n'abazahitamo kwigira ku nguzanyo bakazishyura ari uko basoje kwiga. ibi byose rero bizajya bibera online ku ma WhatsApp na Facebook, Instagram n'ahandi hose, ahari hose hahurira abantu. urumva ubwo rero ntabwo byemewe kwinjiza umuntu muri iyi business, by'umwihariko umuntu uba usanzwe akuzi neza, kuko yazadufatisha. iyi business tudaciye ku ruhande, tugiye gukora business y'ubujura, ubutekamutwe. mbese tuzajya turya amafaranga y'abanyeshuri bashaka kwiga hanze ndetse no mu gihugu hagati. ntabwo uciye mu ijambo se ubwo ceceka aho ngaho mbanze ndangize, ubone kumbaza nyuma bitaza kuncanga rwose. reka ubanze ubyumve neza, kuko tuzaba dukorera online. urumva tuzashaka aba agent b'abanyeshuri basanzwe biga, bazajya badushakira n'abanyeshuri bagenzi babo batize. urumva rero ko bizaba byoroshye. birumvikana. hanyuma rero abo agent tuzajya tubahemba bitewe n'abanyeshuri bazanye, ndetse ni nabo tuzajya tunyuzaho amafomu abanyeshuri bazajya buzuza. twe ntacyo tuzajya dukora uretse gusobanurira abo agent uko bazajya bakora business, nuko bazajya basobanurira abo banyeshuri uko bikora. kandi abo ba agent nabo tuzanabasobanurira tudahuye nabo. ubwo ibyo byose nyine bizaba bikorerwa online. ndakwemeye pe ngo ukuriye ingofero, ariko nsigaranye ikibazo kimwe. ikihe kibazo? ubwo abo ba agent bo bazemezwa n'iki ko business isanzwe ikora? ni iki kizatuma batwizera bakemera gukorana nawe? umbaje ikibazo cyiza. maze amezi menshi nshaka ibyangombwa bitwemerera gukora, ndetse n'ibindi byerekana amakontrakt twagiranye n'amakaminuza, by'umwihariko arakorera mu gihugu no hanze yacyo. singizi se singizi dore nyamara ibyangombwa ndabona birahari. urumva muri ambirope rwose za leta izigenga gaho harimo n'izo mu mahanga. uri umuhanga pe, uri umuhanga rwose. uzi ko ari ibya nyabyo.
ese wagira ngo ndakubeshya n'aya masezerano y'akazi zikontara rwose wayabona yose ntiyashidikanye gaki buryo ubwenge bwari bwiza iyo butaza kumenywa na bose yakoze rwose ndakwemeye pe ndakwemeye uzi gutegura njye ndakaze urakomeye pe rero urabona ibyangombwa byose turabifite turabyujuje dutangire dushaka aba agent bazadufasha maze ubundi tubasobanurire ko ari akazi bagiyemo hanyuma dutangire dukirigite ifaranga shari turebe turya inoti ubwo rero Karimu ku bijyanye n'ubuyobozi ugiye kuba Chairman nanjye Gakire mbe manager ubwo nyine niyo mazina tugiye kujya dukoresha muri kampani yacu rero niba hari aho niba urubangamiwe wambwira cyangwa niba hari n'ikibazo waba ufite nabo ukambwira kugira ngo tubiveho ubundi twinjire mu kazi nta kibazo pe nta kibazo ahubwo reka dutangire akazi si byo se manager yego Chairman we ariko mana yanjye koko umwanda usigaye ubaha ngaha koko ubu ni bwoko ki ngaho mundorera ibintu byose birajagaraye uko nabisize niko mbisanze uzi ko wagira ngo hangaha ni mu ngarani ubu koko umuntu araherahe ngo yongere agarure isura y'ahantu koko amasahani ngaho ibibido imyenda ibizima n'ipfuye ibi ni ibiki ibintu bigeze ku rwego bituma hamasazi ubu se wavuga ngo narabyaye cyangwa naherekeje abandi ariko abantu turabyara uyu nabyaye ntazanyicira koko nzajya mbyuka njya guhingira abantu kugira ngo ndebe ko twaramuka nka kabiri ningera n'ahangaha mu rugo nsanga ni umuruho nkomeze umuruho unyokame ubu se uyu muruho wazashira ryari no iyi mfunye y'umuhungu yagiye he niko muhirwa wanzengerewe ariko ubu ntabwo kinyumva ye uryamyemo ibiki wakizungerera we nta soni gicucu gusa uruntu rugana nawe ruba ruryamye iki gihe ko ariho ubunebwe buhera wacyohewe ubu abandi bana ntibabyutse bakora uturimo dutandukanye noneho saa sita zigera ugihennye ubwo se mu buriri gukora iki mbese ubwo urumva umaze gukura amatuza reka sinakubwira yitendetse nta muntu wakuvugaho ngo wabaye umugabo muri uru rugo yego nibwo muhirwa Karame mama urumva ndi kuvugisha idebe ntushobora no guhenuka ngo uze ahangaha ewe mbega ibitotsi saa sita ko mana yanjye koko ariko mama urumva ndakariye cyane byagenze bite cucu gusa ko warakaye cyane urimo kuvuga nabi ninde wakubwiye nabi koko mama mbwira rwose mbabarira ko hagize umuntu ukuvuga nabi mbabarira cyangwa hakagira umuntu ugukoraho rwose ntabwo yanyira ubwo yaba yahaze ubuzima bwe kandi mama ngira ngo nawe uranze mva mbese ngo uravuga ubusa kuri uranze nta miyaga namushyiriramo ubwo kungana uko nguko uro kubyuka saa sita z'amanywa nta n'ikibazo na kimwe ufite warangiza ngo ninde wakuvuze nawe bose nta sono ufite hanyuma ubwo urashimishije ibi bintu byose biri ahangaha urashimishije none se mama wagira ngo mbyuke nkora iki urabizi nta kazi mfite ntaho kujya nari mfite uyu munsi urumva rero niyo mpamvu nakomeje kwiryamira ahubwo nzi ko ndi bubyuke saa 8 none reba urambyukije mama none reba ndakubyukije kagarara wanjye ariko reka nkubaze muhe ubu ufite imyaka ingahe urabona ku myaka yawe uruwa kubwirwa ngo wari kubyuka ugakora iki nta soni maze icyumweru cyose mbyuka saa 11 nkagaruka nijoro sinkibona n'umwanya wo kwita ku mirimo yo mu rugo ubu kubyuka ugakubura ukamena amazi mu nzu ibintu ukabitondeka neza amasahani ukayoza uragira ngo nta nubwo waba ukoze akazi se haha rubanza narakureze nabi ariko sibyo umaze gukura sibyo urukumva umaze gukura nibura jya ubyuka ucishe hakeyo hatazagira n'abantu baza kudusura bagasanga inzu isa gutya wagira ngo nta n'abantu bayibamo sibyo mwana wa none se ubundi watetse nanjye ndabaza da gusa reka nkubwire guhera ubu ugomba kumenyera gukora urumva kuko ndi kubyina mvamo dore maze no gusaza nta wamenye ejo cyangwa ejo bundi nakwigendera none warerwa nande wabahute yego mama nzajya mbikora pe ariko banza umbwire nimba utakindakariye kuko nukuri mama ntabwo mashaka kubona warakaye
gusa sinzi ko nzabivamo mama ariko nzagenda amenyera ntawamenya. ariko reka nkubwire muhi nabyo ujye ubimenya sibyo umaze gukura kuva ukiri umwana kugeza ubu nta murimo n'umwe nigeze nkukoresha kuko nari mfite ubushobozi ariko ubu namaze kubona ko ubuzima bwose buhinduka kuva twagurisha amasambu yose twari dufite kugira ngo tuvuze so nubwo byanze byose bikaba iby'ubusa inzu twabagamo bakayitwirukana mu byo byose urabizi imiryango ikatwamagana ngo turabateka mutwe nitwe twatumye sapfa byamumuye amaso niyo mpamvu umwana wanjye ugomba gukora sibyo muhi dore wagize n'amahirwe usoza kwiga amashuri yisumbuye ubu rero ujye ushakisha amakuru hirya no hino urebe ko nibura wabona akazi mwana wanjye. Mama ibyo jya ureka kubivugaho pe gusa nubwo ubona nta kintu nkora mba ntekereza ibintu byinshi. Ibikize uko mbona uko mba mfite ibitekerezo byinshi mu mishinga itandukanye. Mba mfite mu mutwe ibitekerezo byinshi mba mfite mu mutwe imishinga myinshi byose no kuri bizashoboka kuko nta kinanira Imana. Ahubwo se mama ndakumva mwana wa buriya ntushonje? Aha ndacyabivuga se reka nkuzanire ku bijumba byaraye dore nanjye sindarya gusa avoka zo nataze ntabwo zirashya urihangana none dupfe kubirya nyine byonyine nta oya umva muhi cyo garuka ngwino ubanza winjiza ibi bintu nzanye ubundi dutangire dukore n'amasuku ibindi turabijyamo nyuma. Mwana wanjye se humura ngwino turaza no gutamira ako kajumba. Wibeshya mwana ubwo se tuvuga yuko nkurobewera sha papa ntabwo yari kwemera ko njyana nawe kuko erega aratuzi. Ubu se tuvuge ko yaba yaribagiwe amadega yose twakoze kandi twayakoraga turi kumwe ariko shaho nijoro ryahise bagusereje numva naseka. Cyakoze papa namwemeye pe nuko nyine yahise avuga ngo tujye kuryama kuko wari unaniwe gusa nari numiwe papa yaragukumbuye cyane. Sha marume ndamuzi abafite story nyinshi cyane ko tuba tudaherukanye twari dukumburanye pe uzi ko duherukana kera. Reka tumubeho ahubwo twiganirire dore nawe nari ngukumbuye. Nta makuru ya kaminuza rero dore we wayintanze mosha ahubwo se we mbwira nta sheri ufite iyo umuntu ageze muri kaminuza ahita amugira cyane aba diaspora. Ubu nawe wasanga waramwibitseho sha sibyo se hari ubwo mbeshe ahubwo nawe nibagiwe we ngega mutoni social media wazigize izawe neza umva umaze gukira nubwo kwimana ndakurahiye uzi ko nta muntu utakuzi muri iki gihugu ngaho za TikTok, Instagram, Facebook n'izindi zose ego usibye kuba ari njyewe ndi mubyara wawe ndanagufana urumva rero ko nagukurikiye ahantu hose ushyiraho like ndaziguha buri munsi. Ubuse ndamenya ndahera hehe ko mbona ibibazo byose ubimbarije rimwe ra cyakoze Claudine ntabwo wigeze uhinduka pe uracyari umwe wa kera. Umva ibibazo mfite sinzi nimba uri bubikire ahubwo bagize Imana ukiva ku ishuri papa ntiyigeza guhaga henge kuko yahise akwataka kuvuga nkaburaho mpera birangira kubwiye ngo ujye kuryama bwa mbere mu mateka nanjye nkugiriye impuhwe ndakurekura ryama sha gusa numvaga umunwa wanyishe noneho nakurebaga nkabona umeze nk'akamarayika neza nukuri wabaye mwiza ubyumve ngo wabaye mwiza muto wabaye mwiza. Umva naryamye nkureba sinzi ngo nasinziriye ryari cyakoze reka nkubwire sheri wawe yarahiriwe pe. Mana yanjye kuko uratangaje pe ubwo utangiye kuntakagiza nka bimwe bya kera cyakoze wavamo umukinnyi wa filime mwiza pe kuko washobora kwagitinga ariko ndi mwiza ariko si cyane nkawe. Reka nawe nugera kaminuza uzaza warahindutse kandi ndabizi ko atari kera ntuzambwira se ngo ko atari kera. None se we na papa mwabivuganyeho yemeye ko ngiye kujya kwiga muri prive shambwira ibaza ari byo we muto sinzi icyo nagukorera pe ese ubwo koko nakwitura iki mbwira none se ngiye kujya kwiga we iyo Mana dusengira akomeye n'Imana itabura guseruka we n'Imana yumva amasengesho iyo Mana dusengira akomeye muto ubundi nicyo ngukundira waje ibibazo byanjye byose biba byasubijwe sha niba hari umuntu nzi ushweza ni wowe pe ubwo susaze mu bicyaka kanya.
none se ko wari uhari wumvise tuvugana mu bijyanye n'ishuri ryawe ahubwo reka nkubwire urabizi ko ndi umusitari umva mbwira ahubwo gira vuba amashyushyu yanyishe hanyuma hari umuntu wampamagaye akora ku kigo kimwe gishakira abanyeshuri amaburusi yambwiye ko nimero yanjye yayikuye kuri TikTok ndetse ko ajya anankurikirana kuri Instagram mbese yari ameze nk'umuntu nzi neza pe uri kunyumva se cyangwa ko mbona wigize ukuntu mva inkuru irashimishije ndi kumva ibintu ngiye kukubwira ubyumve neza kuko sinza kubisubiramo kandi ni ingenzi kuri wowe yego uwo mugabo ceceka nkumva uwo mugabo yambwiye ko ari manager w'iyo kampani hanyuma ansaba gukorana nabo yaje no kumpa undi mugabo ari we chairman wabo nabansobanurira uko bakora tuvugana n'iby'umushahara byose ubwo ntangira gukorana nabo ubu ndi umu agent w'iyo kampani ndumva ari byiza ubwo usigaye wiga unakora ni kampani ifasha abanyeshuri batigeze babona amahirwe yo kujya kwiga muri kaminuza ikabashakira amaburuse hanze y'igihugu ndetse no mu gihugu hagati mbese ikabishyurira amashuri yigenga n'aya leta mbese biterwa n'amanota ufite nk'umuntu wese utararasa ibizamini akaba afite diplome afite amahirwe 100% yo kubona ishuri akajya kwiga muri kaminuza muri make ni kampani nziza pe maze gufasha abanyeshuri bagera kuri 7 ubu nabo bari gutegereza liste y'abazajya kwiga undi mwaka sijye gusukorana nabo hari n'abandi ba agent bakorana nabo mu duce dutandukanye rero tugira urubuga duhurira rwa WhatsApp niho tumenyera amakuru atandukanye yerekeranye n'abanyeshuri bashaka gufashwa n'icyo kigo dufite ingero nyinshi z'abanyeshuri bagiye kwiga hanze ndetse no mu gihugu tayari nanjye ngiye kwiga none si ubwo bisaba iki kugira ngo bagufashe we mbwira sha ubundi hari bagenzi banjye benshi cyane batigeze bajya muri kaminuza ndaje nanjye mbagushakire mbahuze nawe ubundi ayo mahirwe ntabacike dore ko n'akazi kabuze muri iyi minsi ubu ni ukwirirwa mu rugo turyamye turya turaho nyine ibintu byarakomeye igisabwa hari fomu tuguha kuzuza hanyuma sinzi niba ubizi umunyeshuri wese ugiye kwiga kaminuza yaba iyigenga cyangwa iy'igihugu ndetse no hanze yaho mbere y'uko bajya kwiga hari amafaranga batanga ndabizi ayo aba ari ayo kwiyandikisha gusa utanga amafaranga bitewe n'aho ushaka kwiga kuko kwiyandikisha biba bitandukanye bitewe nyine na kaminuza iyo ariyo birumvikana hari aho wishyura 35,000 hari aho bishyura 45 ndetse na 60 aho ni mu gihugu hanyuma iyo ushaka kujya kwiga hanze y'igihugu rero birumvikana ko wishyura menshi kuri ayo urumva abagera nko muri za 100 yego ko mana yanjye ubwo ayo mafaranga yose nayakura he ahubwo se buriya uvuganye na papa sibwo byaba byiza ariko ayo mafaranga uyatanga wabonye ishuri oya kubera ishuri ari ryo rijya kukwandikisha uyatanga mbere urumva niba bakorana n'amakaminuza atandukanye ubwo iyo bagiye kujya kwandikisha abana bajyanira rimwe amafaranga y'abana bashaka iryo shuri bakabandikishiriza rimwe bakahava bazi ko abanyeshuri basabye iryo shuri bose babasoreje kubakorera bakabona kujya ahandi nabwo bakabikora gutyo mpaka bose babasoreje niyo mpamvu amafaranga uyatanga mbere humura papa waraza kubyemera kuko ntiyayabura kandi si wowe wenyine ndabamfashije hari n'abandi benshi bayatanga kiretse niba wumva utabyizeye abireka nta mpamvu nuko nagira ngo mbikubwire nkanjye nk'umu agent wa kampani ubwo naba ntahereye kuba mu rugo nkazahera he harya nsobanurira neza ngo barakwishyura mpaka urangije kwiga cyane rwose ndaza kubibwira papa ndabizi neza ko atabyanga kandi nawe uraza kumusobanurira neza iby'iyo kampani hari abana benshi baba mu cyaro ndetse no mu mujyi bafite amanota meza ariko ntibabonye uko bajya kwiga muri kaminuza abo rero ndabahuza nawe ariko uzagura akantu ngaho se uzampuze nabo uzi ko ariko baduhemba bagendeye ku bana twafashije biba bisaba gukora cyane ndetse na komunikasiyo ikiyongera ariko ntabwo bigorana cyane icya mbere ni uko uba wabyumvise hanyuma uwafashije nawe mpa abandi bagenzi be gutyo bikagenda bikura ngaho reka turebe uturimo twakora dore ndanisonzeye cyane nta kibazo ariko ntabwo wansubije nimba ufite sheri ubwo mbizi neza ko utamubura nakoreka njye koza ibyombo ariko se ntitukiri kumwe hati ubwo muzaruhuka igihe kingana ikira reka maze ushaka ibyo kurya urabo mbaza gusa tuzaruhuka ibyumweru 2 ariko hano nzahamara icyumweru kimwe maze ikindi nzatahe mu rugo nabo ndabakumbuye yewe nta kibazo ubwo uzaba udusuye ko numva muzaruhuka igihe gito
kari reka nkubwize ukuri urarenze do nagukuriye ingofero rwose nibyo se ubundi buriya uzi ukuntu nagufataga nabonaga nawe uri kunjyana mu bintu nawe ubwawe udasobanukiwe neza sinakubeshya ariko nyine ko nta yandi mahitamo nari mfite napfuye kuza none cyakoze ibintu twabigiremo umugisha pe cyane burya kuko Imana igira inzira nyinshi icishamo ibintu ubu yararebye isanga ngewe Karimu ntakomeze ibikozi byayo nisanga nabaye chairman wa company none niko urakabyara rwose nukuri ubu ndi umugabo nyamugabo sinkirimbwa mu bagabo ya rwose ubu rwose nahaguruka ngafata ijambo nayo sibyo se ibi byose nibyo nakubwira gukigira ingegera umugabo pe reba amamiliyoni dukenyereyeho mu minsi iri imbere rero ndaba mfite inzu yanjye imodoka yanjye nakuye mu mafaranga y'amatuburano izo njiji se ibyinjije Imana yarabitugaje nabo dutuburira nuko nabo baba bifite menshi akagakorora rero nako ubundi iby'indangare Imana zibikabye ndagaswingingire reka baca umugani mu kinyarwanda ngo ubwenge bwari bwiza iyo utamenywa na bose cyane ibaza amafaranga twinjiza ku kwezi uzi ko nta n'ahantu ahurira n'umushahara nahembwaga nyiranimateri ari kuyakura izi gusa mwana mpangayikishijwe n'abariya bana dukoresha ngo ni abagenti bacu uzi ko mba mbona ko ibi bintu byacu ntibizarangira bitagize ingaruka nibiramuka rero byiteye hejuru nibo bazishyura ariya mafaranga yose twinjiza batayishyura kandi muri bo nta n'umwe utuzi ntibazi aho tuba tubabeshya ko dukorera mu gihugu hose iyo wagize n'ubwo ngo agiye kuza ku cyicaro tumuha impamvu ituma ataza nimero dukoresha ntizitubaruyeho hari aho ngera nkumva ngize impuhwe pe ariko nakwibuka ko aribo batuma ntapfuna nkarya nkaba meze neza ibyo natekerezaga nkaba mbishyize ku ruhande ariko se sha ubu ninde wakubwiye ko hari akazi katagira igitambo bamugane muri ubu buzima wajenje kukazarama kandi mbona wowe uzikora mu nda nibereye umuntu w'umugabo ni gutagirira impuhwe abana atabyaye none ukifata ugahuza akazi n'ubwo busa kuko ko nawe ubwawe utikunda ubu nta nubwo wareba inyuma ngo wibuke nuko wari umeze ko wibuke naho wavuye ntugatekereze ibyo bintu by'ubuga mwana nuko urambabaje pe nta nubwo wakagize n'imitekerereze imeze gutyo ndakarira gake ndakarira pe icyo maze kubona cyo nuko nta muntu wo kwizerwa muri iyi si pe aka kazi dukora kanyigishije byinshi burya koko ngo nta kintu kitagira umumaro aho waba uri hose wakwiga niyo mpamvu mbona kuri iyi si rwose nta bumuntu bubamo ubu umeze nk'uwihebye kuko nzi ko isaha n'isaha nshobora gupfa cyangwa nkafata ariko mbese muri make ni nk'ubwiyahuzi tu ibintu dukora wabiretse bisaba imbaraga nyinshi n'ubwenge burenze kugira ngo umuntu akore aka kazi nk'aka ngaka wakabimenye se nyine ni imbaraga nyinshi imbaraga rwose ubwo se urumva ubwo burezi bwambuza kurakara koko kandi mu bintu utekereza ntugatekereze gufatwa kuko hari n'abakora n'ibirenze ibyacu babayeho kandi babayeho neza baravuga ngo igisambo ni igifashwe kandi kugeza ubu ngubu wenda ndetse n'ayo makenga yanjye mbona ntaho bahera ngo badufate pe wadukura he umushinga wacu turuziranyeho hagati yanjye nawe gusa yaba abavandimwe inshuti n'imiryango ndetse n'abakobwa dutereta nta n'umwe uzi akazi dukora none ariko wowe nyamara uzamvamo n'aba bajenti dukoresha nta n'umwe utuzi rero wa mugani umuntu ashatse yatuza pe nta mpamvu n'imwe yatuma ngirira impuhwe bariya abantu dutuburira wa mugani n'abariya dukoresha none se ko aribo bagira ngo batuma akazi kacu kagenda neza gake umura rwose sinabikora kuko nangiraga sindi umwana ariko ntabwo nanakwibuza kubitekerezaho kuko nabo ni bizinesi zacu none se nyine wakabimenye wakabimenye koko ubundi nicyo nashakaga urumva ngaho rero reka dukora icyatuzanye hari ibyangombwa ubundi bigeze hari icyo kiri muri bimwe biri kudukerereza ubu twakabaye twaragiye navuganye n'ubishinzwe yambwiye ko amezi 3 tumaze tubitegereje ubu ngubu ngo bisa n'ibiri kuboneka buriya bizasaba ngo muri kiriya cyumweru tujye kubifata nta kabuza ntiwumva sa wowe ubu rwose sinkibarizwa mu Rwanda tayari ubu nageze hanze nawe zikwihuta ahubwo ku buzima bwacu kabisa ngiye kunywa nongerenywe ku buryo ndi businzire neza kuko ndumva nta kibazo na kimwe nshaka kwitera inywere rwose nta kibazo kuko urabyemerewe rwose ego wowe wakoze akazi kose kandi katoroshye hanyuma njye sindi buze kunywa nyinshi tutabura uko dutaha kuko ejo ngomba kureba ngo ni bande basigaye batarishyura ko ndabizi neza ko bahari abagenti bose
ni ukubakoramo akazi none bakishyuza bariya abana ndamya neza ko ari nayo mafaranga ya nyuma dutegereje ariko nayo ni inyongera ibyo birumvikana ariko ushaka wanareka kuko amafaranga turagwije uko tumaze kugira miliyoni 30 kuri banki tutaranashyiraho ayo dufite kuri za mobile money nayo turi kuba dukoresha muri iyi minsi ndetse nayo urugendo wibuke ko nayo twayakuyeho urumva rero ko nta mpamvu ushaka wanabareka ahubwo tugakurikirana iby'urugendo rwacu na cyane ko hari n'abana batangiye kutuzanaho ibibazo ngo batanze amafaranga ngo none bameze amezi 3 batarajyanwe kwiga ezo njeje ngo bari kujya mu kwa mbere none ngo kwa gatatu kwa kano ngo kwa gatanu kwageze nako kugiye no kurangira bazi ko hari n'abamaze amezi 4 n'atanu bategereje ibyo byihorere mfite uko mbikurikirana umuntu arabaganiriza akabaturisha abantu erega ugenda ubaha impamvu zidafatika bagatuza none se ko batakwijyana kwiga ku kaminuza urumva hanyuma aho agenti wacu niba bamaze amezi 2 tutabahemba ngomba kubakoresha bagakora cyane nkababwira ko abo bana niba bamara kwishyura bagomba kubishyuza vuba vuba kugira ngo nabo tubone uko tubahemba kubakubita igipindi umuntu akababwira ko tuzabahembera rimwe katangiye kukujyamo ndabizi rero bari aba agenti ntabwo bakwemera guhara amafaranga yabo bazabikora bazishyuza urumva usigaye ukunda amafaranga cyane ndayakunda inote ni sawa cyane waze gutuza utarayakuramo niko turya twinywere shata dusezera iki kirere kungiye kubona ubundi bwene gihugu ubu nitwa miliyoneri ariko Chima bahubwire baza nindira undi ubuzima butagira amafaranga ndabuvumye pe nukuri da ahubwo reka nkubwire ndumva wagabanya inzoga cyangwa se warekera ahangaha tugakomereza mu rugo amanyinya ariko sha niho tuza kunywa twitonze ndabona wabaye pe ahubwo ubundi wara no kwigengesera hano buriya inzoga nimba ushobora gusanga uvuza kari imborori bagira ngo abantu baba bari mu kabari baba baje kunywa gusa ubuzi ngo ni bande bari hano ahubwo ubundi wandika ko ndi kunywera hano mu kabari ko ari byiza hariya bakubwa ukuntu babyina neza urabona ndagenda sinakurahiye yego nabo naho tugerega turaza kubabona kamufata tutaza kugabana reka nkuba tutaza kugwa enda haguruka tugende nawe njyewe rwose ayo yabaye umva mama ndakumva mwana wa nukuri mbabarira ukora uko ushoboye kose unshakira amafaranga erega niyo mahirwe mbonye kandi ntabwo nayapfusha ubusa mama reba uko ubigenza rwose nk'umubyeyi cyangwa niba ushaka ko nguma hano nabwo ubimbwira ubu rwose mama ntabwo wishimiye iterambere ryanjye koko mama ntuhora umbwira ko nkunda ariko se muhirwa mwana wanjye koko kubizi ko ntaho naguhishe ko ntacyo utazi ko ntacyo utabona urabona ayo mafaranga angana gutyo nayakurahe koko mbwiza ukuri mbwira dore nawe urabizi ko kurya biba byabaye ikibazo none ngo urashaka 45,000 koko none se ndayakura muhi mbwira aravaye mama njye ariko sinitaye ko harava pe icyo nshaka no kubona mvuye hano nanjye nkajya kwiga muri kaminuza nk'abandi kandi uzabona ko byagize umumaro ikindi kandi mama bazanyishyura nta n'igiceri cy'icumi uzigera utanga none duhumbi 25 utwo nitwo twabuze koko mama nawe rwose uri mukuru reberera umwana wawe hanyuma uyashake wajya kuguza wabigenza ute njye ntabwo nzi uko urabigenza pe nta soni koko ngo uduhumbi 45 wese kuri umusore kuki wayabuze ukungana uko wakabaye uri wo kumbuza umutekano unyaka amafaranga mbwira erega nanjye ntabwo nanze iterambere ryawe ariko nta hantu na hamwe mfite ho kuyakura none se mbyuka njya guca inshuro kugira ngo ndebe ko twaramuka ayo mafaranga uvuga nta nubwo ndayakorera mwana wanjye wikumva ko nanze kuyagutangira kuko ndagukunda nawe urabizi nk'uko wahoze ubyivugira niwe mwana mfite wenyine sinabura kugushyigikira mu byo ukora byose pe none umaze ngaho mbwira tubigenze dute nawe rega umaze gukura ngaho ngira inama noneho none se mama ubu ndimo kubikubaza kuko nabonye uko mbigenza mama reka nkubwire ngo amahirwe rwose harimwe mu buzima
njye nagiye kwiga byarutwa nkanapfa pe. ngo byarutwa byarutwa nkanapfa kuko ntacyo naba maze. Umeze ubuzima bwa bumariye iki? Ngwiki? Ni ukuri njyewe mama nzaguta ntigendere. Muhi ni wowe uvuze gutyo? Nzaguta nigendere kuko ndabona rwose kuba hano nta cyiza cyabyo, ahubwo nazanashiguga n'umutima wanjye uvuye. Ariko mwana wanjye koko uro kuvuga amagambo ameze gutyo. Ntukambabaze kandi uzi ko ntacyo ntagukorera. Byose nkora ari ukubera wowe nta wundi mvunikira. Urareba ko nta kintu na kimwe dufite muri inzu twagurije. Erega nta kintu buriya na kimwe kibaho kitagira impamvu wa mwana we. Wasanga mu minsi iri imbere uzabona amahirwe arenze yangaye yo kujya kwiga. Dore umaze icyumweru utarya, ntukiyitaho, ntukinavugana neza. Nanjye rega kuva wabimbwira ndarampangayitse nibaza ku bibazo dufite kandi bizi neza ko nta n'ibisubizo ndibibone. Ariko nkakomeza nkabyibazaho. Ubuzima bwawe ni ingenzi mwana wanjye, sibyo? Jya wiga kwihangana no kunyurwa n'uko ubayeho, kuko ndabizi neza ko nta hantu Imana itakura umuntu. Mubonamo ubushobozi buhanitse. Kandi ndizera ko ubuzima bwawe buzagenda neza mwana wanjye. Ejo hawe ni heza, wikwitera icyizere, sibyo? Iyumvemo ko niba hari ibidashobotse Imana iri kugutegurira ibirenze ibyo ngibyo, sibyo? Babarira mu mama, erega nanjye ndi umwana nk'abandi. Niba ari no kwihangana narihanganye pe. Ariko aho bigeze nangiye kubona ko nta nicyo maze pe. Ubu nuko mbwiye koko Muhi? Mama, ndabibona ko nta kuba utagize ndetse nta nicyo dufite. Ariko washakisha. Nshakishe. Kwiga kwanjye kuva kera byaragoranye mama. Ninjye mwana wize ngira uniforme imwe ku ishuri. Kwishyura byari byarabaye ikibazo. Bahoraga banyirukana kubera amafaranga. Mama, sinjye warose mbona nshoje. None ngize amahirwe yo kujya kwiga muri kaminuza. Bananyishyurira. None nuragiza ngo umbwire ngo amafaranga ntayo wabona. Oya pe mama, oya mbabarira. Ariko Muhi, ese reka nkubaze. Ubundi hari abantu uzi bafashijwe n'uwo mushinga. Ko numva babasaba amafaranga mutaranabona ishuri muzigamo. Umva nawe none se ko umushinga usanzwe ukora urumva yaba ari twebwe ba mbere baba bafashije. Ngwiki? Kandi njye mfite amakuru neza ko bafashije abanyeshuri benshi. Erega abana twiganye bose bagiyeyo kuko ni amahirwe. Hanyuma se ubwo leta irabizi neza ko iyo mishinga ikora cyangwa barashaka kubatuburira mwana wanjye? Ko abantu bubu bahindutse ra? Sinzi impamvu ndi kubikemanga rwose. Sinzi ariko ndumva ibintu nta mugisha birimo pe. Mama, ubanza warandambiwe ngewe. Ngo iki Muhi? Ubanza warandambiwe kuko uri kubisuragiye. Ndagiye ndabona nta. Ariko mana yanjye. Mwana wanjye sigaho wibikora kuko naho waba unsize. Mwana wanjye mbayeho kubwawe sinzi icyo naba nyimaze kuri iyi sura mutsunsize. Muhi, ariko so umbigenje nera ko mbone akamejeje mana ntabara. Oya, ntabwo byashoboka. Muhirwa we wibikora mwana wanjye. Oya mama, ndeka ngende. Muhi, garuka mwana wa. Ndeka ngende, namaze gufata umwanzuro kandi sinisubira. Muhirwa we wambabariye koko, ariko none se kubizi ko ntako ntagize koko kuki wabinkora? Umutungo dufite n'umwe n'iyi nzu tubamo kandi ntabwo twayigwatiriza kubera ishuri. Ugiye hehe koko? Ariko humura njye nagufasha kwishyura mama. None se ntuzi ko muri kaminuza biga bahembwa mama? Njye mu kwezi kumwe twaba tuyabonye pe, hanyuma cyukishyura. Byane icyangombwa cy'ubutaka. Hanyuma wenda ugiye itsinda ubamo baguha amafaranga ajye kwiga. Erega ndabizi ko ari bwo buryo buhari mama. Narakumvise ubivugana n'umuyobozi w'itsinda uvuga kuko byagenda kose utabikora ngo unyitangire cyangwa utanga icyangombwa cy'ubutaka ngo baguha amafaranga. Umuntu utakwitangira se mayi mukundamo ibikira, reka nigende. Ariko Muhi, koko se waratwumvise niwatubwira. Ariko nukuri ndagukunda cyane pe. Basi ngaho tuza noneho ndabyemeye. Shira hasi ibyo bintu ubundi uza tujyane kureba ayo mafaranga. Ariko so ndumva mfite n'ubwoba pe, ibaza tutayabonye. Ubu se ntabwo twaba tugiye kwangara. Muhi, ngaho se ngwino. Humura ntituzigera twangara na rimwe. Ibyabaye byarabaye mama. Igisigaye no gutangira ubuzima bushya kandi uzabona ko utibeshye. Ngewe umuhungu wawe nzaguhindurira ubuzima mama. Mana we uzabire. Sinzi uko nabivuga, ndishimye cyane mama kandi nukuri ndagukunda mama. Cyo ngwino ngaho tugende, ibindi byose Imana izabibemo. Mana we, biraba ibyuya ntibiba amaraso. Sinzi impamvu numva nkomeza kugira ubwoba umubiri wose.
ariko se bariya abayobozi ba kampani ko mbabona ibyo banyereka batabikora ni ukuri n'abana beza pe nubwo ntarahura nabo ariko mbabona bari seri ku buryo batatekereza guhemuka gusa ibyo nigira byose aba bana simbakira pe nta bundi busobanuro mbona mfite nabaha amezi ageze kuri 3 bategereje kujya kwiga reka nzi mpamagare chairman cyangwa manager ubundi mbabaza impamvu batajyana abana ku ishuri natwe ntiduhembwe. Composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you dialed is not available. Yewe Please try again later. ndabona ya chairman idacamo reka mpamagare manager. Ndaciyemo. Alo ndakumva icyamamare amakuru yawe mukobwa mwiza umeze neza kuba ameze neza byo gusa nta makuru mfite n'uwo uri buyame humura mukobwa mwiza ntacyo wamburana rwose amakuru yo ndayahorana kabisa none se habaye iki abana banze kwishyura pepe bafunze umutwe cyangwa arabona none byakugoye gusobanurira ibijyanye n'ibyo dukora muri kampani yacu oya mbwira abana bazajya kwiga ryari ikindi kuki twe mutaduhemba harabura iki mu cyumweru gitaha rero turatangira kubasubiza rwose tubaha n'ibyangombwa by'ishuri kuko gahunda yo kubandikisha irasa nk'iri kurangirana nubwo rega ntabwo biba byoroshye kuko abana baba barasabye nyine kujya ku bigo bitandukanye ubwo rero biba bigoye niyo mpamvu tubaza tugafata abasabye ikigo kimwe tukabandikishiriza rimwe uranyumva neza ndakumva noneho tukabona kujya ku kindi kigo gusa nawe uri mukuru nyine uze kubasobanurira nk'uko nkubwiye hanyuma se ku bijyanye n'umushahara wacu twumvikanye ko mudahuduha bimeze bite ariko uzi ko duheruka y'ukwezi kwa mbere gusa aha icyo ngicyo rero nacyo sura ntabwo reka twabyibagiwe rwose turaje tuyabahe reka buriya ni akazi kenshi kaba kanadubugije naho ubundi se turaza kubahemba rwose ahubwo abo bana batari kwishyura barabizi ko igihe ntarengwa ari icyumweru gitaha ubabwire bishyure vuba tubone amafaranga tuze tubahembe siko bimeze aha nta kibazo gusa bamereye nabi pe bibazi ko hari igihe bampamagara simfate telefone zabo kubera ko mba nabuze icyo mbabwira bamwe batangiye no kumbwira ko turi abesikoro mbese ni ibibazo ibyo byo banafite ukuri niko bagomba gutekereza kuko babona twarakererewe ubanza ariyo mpamvu bari kumpamagara cyangwa niwo uri kuba wanyoherereje cyane pe erega sijye gusa n'abandi ba agenti twese turakomerewe rero mujye mubitaba mubasobanurire nubwo chairman we gufata telefone biba byarabaye ingorabahizi chairman bari mu kazi kandi hari byinshi rega baba bagomba gukora nk'abayobozi rega ubyumve neza aka kazi karagoye noneho ukabangitiranije n'ibibazo by'abanyeshuri wanasara niyo mpamvu muhari ngo mudufashe rero ukora cyane abo bana bishyure rwose igihe ntarengwa kitarabafata amahirwe ataza kubacika nyabuneka hanyuma rero umamagaye ndi mu kazi reka mbe nkuretse mbe nkurikirana ibyo nari ndimo kuzuza muri database za kampani ubwo byo urabasobanurira nta kibazo sawa murakoze mana wamfasha abana bakazabasubiza bakajya ku ishuri koko ariko nabo ntibumva ubwo bagira ngo mbasobanurire gute koko aha ayiwe ndebera se wa Claudine arampamagaye ubu se ndamusobanurira iki koko banzu iyo ntari buze kumufata pe uyu munsi nta muntu n'umwe nemerewe kwitaba sinshaka stress ngomba kuruhuka nanjye ngasinziraho nkaruhuka ewe singiye kuzasara wa mugani wa manager ndebera arongeye noneho reka mufate numva icyo ambwira alo ndakumva mabuja noneho urashize uramfashe ese we twapfuye iki kuki utakifata byagenze biti mbwira pe nabyo bimaze kundambira ntiwabyumva ntacyo twapfa pe ariko urabyibuka kuri karumuna kanjye ubwo se urumva nabikora sha umeze ute se ntakomeze pe mbwira muzatujyana kwiga ryari ko twategereje tugaheba nakurangiye abana gusa aho bigeze benda kunkuramo umwuka bambaza ngo bigeze he nababwiye ko nanjye ari uko twese turi mu gihirahiro ntibabyumve ahubwo bakambwira ngo njye nawe twafatanyije kubatuburira ibaze ukuntu umaze kuba umuhemu kubera wowe none ndanaguhamagara ukanga kumfata dore bibaye ngombwa ko nkoresheje ya papa niyo witabye nabo baraguhamagara ukanga kubafata ngo byibuze ubasobanurire urumva
none se reka nkubwire uko mubona ibintu nanjye ntacyo nabihinduraho mba mfite ibisobanuro nanjye mbaha nibyo baba bampaye gusa mukomeze mutegereze mu cyumweru gitaha bazabasubiza ndabyizeye pe erega simwe gusa mumpamagara hari n'abandi benshi cyane ubu maze kurwara umutwe kubera guhara nitaba telefone no kuvuga cyane n'abandi ba agent niko bimeze nabo barakomerewe pe yego baratinze kubajyana ariko humura n'ejo bundi ariko ubabwira reka rero nkubwize ukuri umwanzuro bafashe ibyo bintu bireze cyane ku isi byo kubeshya abana basoje kwiga bakababwira ko bagiye kubashakira ishuri bakajya kwiga muri za kaminuza bakabaka amafaranga bababeshya urumva ko ari abatubuzi ndetse ngo baba bafite n'ibyangombwa mpimbano bikoze neza cyane ku buryo utapfa kuba wabakeka hanyuma rero bariya abana bagiye kujya kubarega kuri RIB kugira ngo barebe ko babakurikiranira iby'ishuri byakunda bakajyanwa kwiga bitakunda nanone tugasubizwa amafaranga yacu ni uko gahunda ipanze kandi twamaze kubyanzura ngo kuri RIB ariko murasetsa nuko se mukumva ko bari kubatuburira ku buryo mwagereye yose mani mujye mwemera neza ndabizi ko ibi bintu nta butubuzi birimo pe ariko hari nuko bashyira abana niyo mpamvu ngo bakira abana sawa nyine hari icyo bitwaye se bagiyeyo bakamenya ukuri uko ibintu bihagaze niba ari no gutegereza bagategereza bafite icyizere ko bizakunda ego ko mana ese ko numva wariye Amavubi we ndumva bidasanzwe pe ahubwo se we kuki utabona ko bari kugukoresha wafungutse amaso mwana wa masenge kuko bitazagukora ugasanga baranagufunze nyamara ubitekerezeho neza ntandure ivugira ubusa mfite ingero nyinshi z'abana bahemukiwe muri ubu buryo baduhaye ubuhamya kuko numva ibyo bavuga ari byo muri aya mezi dutegereje namenye byinshi pe ariko ubwo mbona ugihumye reka jya nkubere maso hakiri kare hatazagira n'undi mwana bahemukira inama nakugira ni uko wareka gukomeza gufata amafaranga y'abandi bana ahubwo ugatangira gukurikirana ayo yacu ndetse ukabwira n'abo ba agenti babo nabo mugafatanya tukareba ko twafata bariya abantu zikiri mu maguru mashya ego mana yanjye ndumva mwakamejeje pe ubumbuza icyo mvuga sinakubeshya ndumva bincanze nanjye umva reka nkureke ibyo nari nguhamagariye ndabikubwiye ukomeze ugire amasomo meza ndagukunda mana we ibaza ibyo muto nambwiye ari byo nakwerekeza he tayari bamfunga nk'umufatanyacyaha ubuzima bwanjye bwaba burangiye pe bwaba bwangiritse bimwe bibi reka ntegereze ndebe ibyo ari byo gusa ndizera ko bizakunda Mana we uri gitangaza pe ubu noneho ndaruhutse kuko umuhungu wanjye nari ngiye kumubura neza neza ubaba yaratorongeye ariko ibyo nakwigira byose nkemuye ikibazo kimwe ariko nteje ibindi nk'ubu ndamutse mbuze amafaranga yo kwishyura koko nazibandwa nzerekeza he nyamara nubwo nabyoroheje ariko birakomeye ngaho ese mama ni iwanjye se ko mbona ibintu byahindutse byagenze bite ndayobye se ko ndi muzimara hari agacupa asa nanyoye reka da hasi iwanjye iyi ni isuku se ariko buretse wasanga ba mudugudu baje kunkorera umugandara simbimenye aba barangurukaho amayi nka dada ahubwo uko nkomeza kugenda ndabona ibintu ni ibitangaza gusa abantu se baraza kuhasabira umukobwa amayi kankomeza ndebe amba reka ngire ninjire no mu nzu da ariko noneho ibi ni ibitangaza gusa ese mama byagenze gute ko uri kwivugisha dore nakurungurutse ukigera mu marembo rwose ntegereza kuza ndaheba pe urakaza neza mubyeyi nkunda rwose umubyeyi wanjye waruta bose urahoma ni umuhungu wawe rwose nacyagize fureze ni njyewe ni wa muhungu wawe ureba kandi ukunda cyane ndishimye ntambere nacyagize fureze yasaga umugabo wanjye wageje
iyi ni ya ngunguru se karame mama ni ukuri mama rwose urabizi ko iyo nkubonye nishima kandi nawe iyo umbonye urishima noneho ndanezerewe niko muri karame mama ibi ndi kubona ndi kurota ni umuhungu wawe rwose rero imbere yawe akaba ibyishimo byawe akaba umwe rukombe mu mabara yose hagira umuvugo ukamurwanira utarareba ari mbari no mu mafuti mama niko cyangwa se nimba arengana rwose kwa kundi kose ujya ubigenda mwagera mu rugo ukamuganiriza ukamwigisha ubumuntu ukamwigisha imico myiza yewe kuva kera nkiri umwana kugeza n'isaha mama wampaye kandi unyereka urukundo wanyeretse urukundo rutari uburyarya oya ni ukuri mwana wa ni ukuri mama ndagusezeranya ko nzahora nkukunda iteka mama ndagukunda pe ni ukuri ntakubeshye mwana wanjye biranshimisha cyane iyo nkureba mu maso yawe nkabona urishimye ndabikunda pe kandi nanjye nicyo kintu mpora nkwifuriza umva uzishima iteka kandi rero muhungu wanjye urakoze kubw'amagambo meza umbwiye none se mwana wa mbwira twari uri kunjyana kure uko mbona hano ibintu byahindutse hameze neza dore mwaharereka sinakubwira mwakubise ukuntu yose ntiwareba mbwira hagiye kuba icyaha ngaha ariko umva usigaye uri umwana mubi pe ibaze kutigeze unanteguza naho ugeze nari kuguteguza none se ubwo uragira ngo mvuge ikira hari icyo utumva se ubwo uragira ngo untungure kandi muhirwa dore nakuvumbuye mbwira baraza byari ngo ngire utwo ntunganya hakiri kare nitere utuzi ntaza kugusebya muhungu wanjye urabona nyine nibwo nkiva mu murima mbese waza mama ntabwo hari abantu mufitanye gahunda rega ndakuzi narakwibyariye ndabona wakuze amasuku gutya agenda keretse ahari niba baje kuduha umuganda nabyo simbimenya ahari gusa umva nabo baba bakoze cyane ahantu hari hararaye pe bimwe bikabije ibaze ko najyaga ngira n'isoni zo kuhabona hasa kuriya hari hameze ariko nanone kubera amaco y'inda nkabyuka njya gushaka icyo turi buze kuraza mu nda najyaga mpora mvuga nti nzareba rimwe mpakore n'induhuka ariko bikarangira mbuze umwanya pe none ndabona nasubijwe pe wajyana i Burayi umva niba atari ibyo nkeka mbwira nzi gukeka ko nyine hari ukuntu nyine umukazana aje ndabeshya se ndabeshya mwana wa mama mbega wowe se n'ibyo wakekaga hari ibindi se mama njye ndacyari umwana sindagira igihe cyo gushaka umugore pe ngo kandi niyo byaba ari byo sinamuzana ntakubwiye rwose ahubwo nuko nahindutse uri kubona ko nzavaho umukozi mwiza pe ibi byose ubona n'igihe wabikoze ni ukuri se saha gusa no mu nzu wageze wakumira reka da ibi rero mbaza ngo bishatse kuvuga iki mama guteza amatwi ni uko hatazigera hongera gusa nakundi ni ukuri muhi ibintu byose bigomba kujya ku murongo mama ni ukuri buri kintu mu mwanya wacyo ni ukuri we mama maze gukura ni ukuri umuntu ugiye kujya muri kaminuza mba ngomba guhindura imyitwarire hatazagira n'umenyera ngo iki ni ukuri ni ukuri ndishimye mwana wanjye muhi ni wowe koko ni njyewe mama ni wowe erega amaze gukura ni wowe umbwiye ayo magambo ni ukuri ndishimye mwana wanjye ukomeje kuntungura muri iyi minsi pe ndumva nagufata nkaguheka nuko maze gusaza umva kambe nkuretse urabona ko wakoze neza cyane ukananirwa ahubwo reka ntunganye ibyo kurya dore wasanga unashonje kibondo ahubwo wowe urashonje mama oya ni wowe ushonje genda ujye kuruhuka kuko nabyo nasoje kubitunganya ngo iki mama sinzongera gutuma uvunika kandi nanjye mfite ibyo nakora tukunganira na mama ni ukuri ahubwo ejo aho uzajya gukora tuzajyana mama ubundi dufatanye dukore vuba vuba kugira ngo tujye tubonera igihe dutahira ariko mwokagira imana we yewe umva ubanza ndi kubonekerwa rwose umva reka mbe nkuretse mbanza nitahuje tuganire neza ndabona hari ibyo ntari kumva neza hari ibyo ntari gushyikira muhi veda reka aya mafaranga ataza kungaho kandi yavuye mu menyo ya rubamba abo kuva mama yakwemera gutanga igipapuro cye cy'ubutaka kugira ngo mbone amafaranga yo kujya kwiga byatumye menya agaciro k'ijambo umubyeyi nanjye ubwanjye nahise mpinduka mu mitekerereze
ubu nibiramuka bikunze cyangwa bikanga ko njya kwiga ntawe narenganya pe. Ahubwo se Mutoni buriya yabaye iki we? Iminsi bayitatu adafite telefone, kandi mbere ntarabona amafaranga yahoraga mpamagara buri saa. None dore ubu nayabonye yanze kumfata. Kanongere nyicishemo. Ngaho da. Kumba natanyitaba. Ngaho da. Hai. Hehe. Ndabona atari kunyitaba. Kandi yahoraga mpamagara. Yanze kuyifata. Ngaho da. Ndabona yandikiye na message. Amaye, reka ndebe irimo. Mungu iki? Kansome neza. Hello Mohi. Kanizere ko umeze neza. Sorry, call zawe narazibonye yewe n'ubu umpamagaye nyifashe mu ntoki. Ariko mbura uko nkufata kuko mfite stress, ndumva ngiye gusara ahubwo. Wa message wanyandikiye nayo narayibonye ko wabonye amafaranga, ariko ba witonze kuyanyoherereza habonetsemo ikibazo ko bari abantu dukorera bashobora kuba ari abatekamutwe, ari abatubuzi kabuhariwe. Ubwo wowe ugize amahirwe kuba utarayatanga. Umunsi mwiza rero. Ariko Imana ni nziza ibihe byose. Mana icyubahiro ni icyawe gusa. Ibazi y'amafaranga y'abandi mba nayatanze. Mana we, sinari kuzibabarira na busa na puresha nashyize kuri mama wanjye, nkashyira ku mubyeyi wanjye igitutu, ubu twari kuzaririmba uruhe ko ku Mana yanjye. Ariko Mana gusa ibintu nari maze kubyishyiramo ko nzajya kwiga Mana yanjye kuko hano sinzi ariko nta kundi ubwo nyine reka ntegereze ndebe. Urandeba se ni Claudine ya masaha hano? Aha kuri Ribu yaba yaje kuhakora iki umukobwa wacu? Claudine, ngwino hano Claudine, ngwino hano. Nabitabye papa muto. Claudine, bimeze bite se hano kuri Ribu muri iki gitondo? Ntabwo bimeze neza, hari ikibazo twari dufite nge na bagenzi banjye, hanyuma bampitamo ko nagikurikirana. Nahamagaye ku murongo wa Ribu, hanyuma banyohereza hano kugira ngo mumfashe, ariko ntabwo nari nzi ko mpabasanga. Aha ko tujya tuhahurira n'abagabo n'abakuze se, kandi abana nkamwe muhura n'ibihe bibazo bibazana kuri Ribu. Claudine, ngaho mbwira Claudine, byagenze bite ku buryo uzindukira aha kuri Ribu umwana ungana nawe? Urumva, hari kampani ifasha abanyeshuri batigeze babona amahirwe yo kujya kwiga muri kaminuza, hanyuma ikabafasha kubona scholarship iri furu, cyangwa bakigira ku nguzanyo bakazishyura basoje kwiga. Ariko abanyeshuri benshi bahitagamo ko babishyurira yose ntibazayishyure. Abo ba nyiri kampani ni abagabo babiri, chairman ndetse na manager. Bashatse aba agent kugira ngo bakorane nabo mu kubafasha kubona abana ndetse no kubasobanurira ku byerekeye iyo kampani uko ikora. None Claudine, iyo kampani ikorera hehe ko numva ari byiza ahubwo? Uko nabibonye nta hantu na hamwe bagira bakorera. Ngo iki? Ahubwo bakoresha abo ba agent bagatubirira abanyeshuri ngo bagiye kubarihira za kaminuza. Ushatse kuvuga ko ari abatubuzi none? Kuko muri abo ba agent bose bakorana nabo nta numwe nabuze aho bakorera, yewe ngo nta nubwo bigeze banahura. Wagira ngo babateye imiti ubundi bakabakoresha ibyo bashaka kuko barabizera cyane. Ikibabaje ni uko abo ba agent ari n'abanyeshuri bo muri kaminuza. Urara, ibyo bintu bireze cyane. Abatekamutwe bakuye isi yose, ibyo nibyo bibazo twirirwamo aha kuri Ribu. Ese kuki mupfa kwizera abantu uko mwiboneye? Reka nkubaze, uhuriye hese nabyo ko mbona ari wowe uje bagenzi bawe badahari?
njyewe ndi umwe muri abo banyeshuri batuburiwe batwaka amafaranga ngo nayo kwiyandikisha muri kaminuza. Claudine nawe nzi nuko se watanze binyuze Claudine n'ukuntu nzi ucangamutse nzi neza ko batapfa kugutuburira. Byaciye muri mubyara wanjye. Mubyara wanjye kandi ukuntu yabimbwiye we yari asanzwe yiga ntabwo rero nari kujijinganya pe ngo ntekereze kure ko yari afite na fomu zo kuzuza hose. Nabonye ibintu byari byiza kumbe nawe baramukoreshaga kuko yari umu agent wabo. Subiramo Claudine ngo mubyara wawe uhe? Mutoni nzi se cyangwa n'undi Mutoni? Umukobwa wanjye nabyaye? Nsubizaho ni Mutoni wuhe mubyara wawe ko nzi mubyara wawe umwe Mutoni umukobwa wanjye nabyaye. Naba nzi ko ajya kwiga se kumbe nawe yagiye muri ibyo ngibyo. Ngaho mbwira. Ntiwamurenganya pe nawe yarashutswe kandi si we gusa hari n'abandi benshi ahubwo narabimubwiye numva ntabwo ashaka kumva ko ibyo bintu barimo kumukoresha ari ubutubuzi. Niyo mpamvu rero njye nafashe iya mbere ndaza kugira ngo mugarure bikiri mu maguru mashya nubwo ntaramenya neza ibyo kampani ikora nimba ari ubutubuzi cyangwa atari bwo. Niyo mpamvu rero yatumye nza hano kugira ngo tumenye ukuri tuve mu rujijo kuko mbibona banabafunga. Akabi gaseko nka keza. Nukuri urakoze cyane Claudine. Reka nze mpamagare kari akagoryi ngo ni Mutoni kansange hano ku kazi wenda ko kaba gafite n'amakuru yabo. Gusa abana ba murantangaje ibi nibyo twirirwamo ubwo buteka mutwe bureze cyane. Ariko ntumubwire nabi papa muto sibyo? Humura sinabikora ngo mubwire nabi ariko mufite uburangare bukabije. Halo papa. Uriye ko nagushakaga se? Ahubwo nanjye nagushakaga. Ubu nayigeze ku kazi kawe. Sinzi niba hari ngo ninjire nubwo ntaguhamagaye. Niwe mbona ku muryango se yinjira. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Icara. Ngaho rero mbwira. Ko hari umbwiye ngo wanshakiraga iki muri iki gitondo n'iki kikuzinduye aha? Papa, hari kampani nakoreye ifasha abanyeshuri kubaha inguzanyo bajya kwiga. Gusa njye sinari nzi ko ari abatubuzi. Numvaga ni gufasha inshuti zanjye n'abavandimwe kugira ngo bajye kwiga. Hari amafaranga babasabaga yo kwiyandikisha. Ariko bamaze amezi 3 bategereje kujya kwiga. Noneho aho bigeze rero, ba nyiri kampani ntabwo nimero zabo ziri gucamo. Kuri social media ntibakihaba. Kandi mu ba agent bose dukorana, nta n'umuzi wabo, nta n'umunabazi. Ntituzi naho bakorera. Rwose ndumva byanyobeye papa. Ariko nkawe koko nta no gutekereza kure koko. Ibyo abantu bakubwiye no guhita wemera uko babikubwiye. Buriya amakosa mufite. None ayo mafaranga yabo bana muzayakura he? Ninde wundi bazayabaza atari mwebwe? Niko murifata mukajya mu bintu namwe ubwanyu mudasobanukiwe mudafiteho n'amakuru. Hanyuma mukanumuhama abana b'abandi mukabashuka mubaroha mu byo mutazi. Hagati aho si ubwo abateka mutwe ni bande? Ubwo si wowe na mubyara wawe? Oya ntabwo ari twe n'ukuri niba ari abatwoheje. Okay, ngaho rero niba atari mwe ngaho nimwishyura amafaranga y'abandi bana. Barabizeye kuko babazi batanga amafaranga yabo, hanyuma namwe mwizera abantu mutazi mutigeze munahura, mwemera ko abana babaha amafaranga yabo. Ubwo urumva ari bande bafite amakosa? Nawe ese reka twiganirire. Abo ba nyiri kampani ko ari mwe mwari kudufasha kubabona, none namwe mukaba mutabazi, mukaba muvuga ko mutazi niyo bava nta nicyo mubabonaho, murumva tuzababona gute? None se ubwo nitwe murafunga papa kandi nta mafaranga twe twafashe? Yego nitwe twabajyanye mu bintu natwe ubwacu tudasobanukiwe neza, ariko basi ntimudufunge sibyo papa? Erega nubwo ndi so itegeko ni itegeko, sindi hejuru yaryo. Itegeko aba ari itegeko. Ubundi wowe urabazwa amafaranga ngahe? Ngewe nafashije abana 6, ubwo batanze 270 kandi n'igihe wakoreye abanyeshuri bake, abandi bari hejuru cyane. Muri make aba agent bose bakoreye abanyeshuri 50. Ubwo no kuvuga ko amafaranga arenga miliyoni 20 yaribwe. Iki kibazo kirakomeye cyane. Ahubwo kuki abo banyeshuri batabarize mbere ngo babafunge? Kanze nkore raporo yanyu, umpe nimero zabo bakoresha, buri kimwe kiberekeyeho cyose ukimpereze.
ntugire ubwoba byose ubivuge kugira ngo dukomeze gukusanya ibimenyetso nitugira imana tugasanga batarambuka igihugu biraba ari amahiri ntimugire ubwoba nicyo tubereyeho baraza gufatwa gusa ntibivuze ko namwe nk'aba agent mutaza guhanwa nk'abafatanyacyaha kandi niyo baba barambutse igihugu niho habo bazafatwa. Mana we ndumva mfite ubwoba. None se papa muto dutahe? Yego ariko kanze mubanze musoze kuzuza ibi bintu ubundi mube mutashye nitwongera kubakenera turababwira. Muto niwe nakabaye musigaranye ariko nawe nasoza kuzuza nawe atahe. Icyitonderwa rero abo bagabo nibaramuka bafashe kuri telefone ntihagire ubahingukiriza ko mwabarize kuri RIB mubaganirize bisanzwe kugeza tubashyikiye. Murabyumva neza? Yego urabyumva papa. Nukuri ndishimye cyane pe. Ndishimye umva. Usibye no kuba leta yantekerejeho mwana wanjye nawe ndagushimiye pe. Ndagushimira cyane iteka warahindutse bimwe bigaragara. Ubu niyo napfa nagerayo. Haba mu ijuru cyangwa ikuzimu nagerayo. Naba nzi neza ko nkusize ahantu heza nkusize umeze neza mbese uri umugabo wakwibeshaho nta kuvuga ngo uri yarangiza ahubwo wowe ubwawe wigize. Mama nawe ntukavuge gutyo rwose. Ngo iki? Niyo wakwigendera. None ubwo ko mama wakwemera kugenda utabonye abuzukuru bawe ngo urebe ukuntu bavuka basa nkawe mama. Kandi koko we ewe usibye nyine ko Imana nayo itabyemera ko ngenda ariko ndabizi neza nyine ko nzaguhekera nkakurerera nkakunda umuryango wawe mwana wanjye nkakunda umukazana wanjye. Ntubona mama rwose ntabwo ari kera cyane rwose. Kuko se ubwo nsigaye mfite akazi nkaba nanjye ngeze ku rwego rwo kujya ntanga akazi ubwo nabyo biri imbere. Reka da gusa mama Imana usenga si wayo. Oya reka sibaya. Isubiriza igihe pe. Igihe n'ubu turi kumwe turicara. Uwo mudugudu n'abaturage muri mudugudu bakoze inama babona ko kwiyinka mu gihe nanjye nari maze ukwezi mbonye akazi keza. Nibitangaza mwana wanjye. Ariko mana we sinzi uko nakuvuga. Byihorere mwana wa umva ubu ngiye kujya mbona amata ifumbire nta mwana uzarwara bwaki muri aka gasozi kandi mfite inka. Ubu nanjye amashimwe umva subu ndavuga ngo iki koko nabuza ko mpera ntiwareba. Nukuri mama ngiye ndabona ibintu byose Imana iba yabibayemo pe. Ureba ya mafaranga wari wagiye kuguza kugira ngo nzabone ishuri rya kaminuza ko nayagusubije. Ndabibona mwana wanjye ndabizi. Mama gusa umbabarire ko nakubeshye. Nukuri narakubeshye pe ngo nisubiyeho mbona ibyo ndi gukora atari byo. Yewe uranampatiriza nanjye ndatsemba mpa kuyasubiranye. Mama uzi buriya ko hari bagiye kuntuburira. Ngo iki? Maze ngo hari hamaze kugera umubare w'abana benshi bayatanze. Urumva nyine ko byarangiye kandi sinzi nimba bazayabasubiza. Cyore niko bimeze. None se muhungu wa ibyo uvuga ni ukuri? Ni ukuri. Mbwira none se barabatubuzi? Yego mama njye ni nk'Imana yagukoreyemo pe ugatinda kuyama. Naho ubundi tuba turi kurira mu myotsi. Tuba turi kurira mu myotsi ko ntitwari kubona uko twishyura iriya mafaranga wari wagujije. Ndabyumva. Ariko dusohora mu nzu bakayiteza cyamunara. Ubundi tukangara ku gasozi tudafite epfo na ruguru. Rega ntabwo ndi kumenya ibyo ari byo. Umva mama agatima karateye nyine cyagiye ngiye kuyohereza. Yego navuga nti wabanza nkabaza Mutoni nkamubwira ko ngiye kuyishyura kuko yari yarampaye kode na nimero za banki zo kuyashyiraho. Ariko naramuhamagaye yanga kumfata. Aho kumfata ahubwo anyoherereza message igira iti yarambwiye ngo sinyohereze ngo ba bantu nabatubuzi nuko narucitse. Yewe ibaze we none se niba hari abandi bana bari babayeho nkuko twari tumeze bakagurisha amatungo yabo n'utundi tuntu babonaga ko twavamo amafaranga banyina bakajya kuguza kugira ngo babone uko abana babo bajya ku ishuri hanyuma bakumva ngo barabatuburiye mbwira ubwo bamaze bate ko ari naho hava amakimbirane mu miryango ndetse n'inshuti. Ikindi kandi urumva ko binateza ubukene muhi urabyumva mana nukuri ndagusabye niba ari uko bimeze koko tabara abavana ndetse n'imiryango bavuka mubahe kumvikana hanyuma bari abateka mutwe nabo bafatwa ubundi bishyuzwa ibyo bakoze kuko bitabaye ibyo isi yakomeza kwangirika. Yakomeza kwangirika abanyantege nke bakomeza kurengana urumva no kubabazwa urumva subwa abo bantu babayeho neza. Amen mama. Nukuri pe nanjye aho ndimba nsenga ngo bazafatwe kuko hari n'abashuti banjye bakoreshejwe nabo ngo ubu nabo
barigunze cyane ntibakiyitaho, baba bafite ubwoba ku isaha n'isaha bazafunga. Mana we ubyumve n'ukuri wa mana we, ngaho rero itegure, dore amasaha yenda kudufata, itegure tugende. Harya nari nabyibagiwe ahubwo. Harya mama karame, ibyangombwa urabifite muri ako gakapu cyangwa biri mu? Ndabifite rega, nari niteguye. Umva ngaho jya gufungana ruriya rugi ubundi tugende. Ibaza ko ubu tugiye kujya twihingira mu murima wacu, tukeza tugasarura tukarya ndetse tugasagurira n'amasoko. Mana wa mana we uri igitangaza, sinjya mbona nuko nakuvuga pe. Sinjya umva ubicyangombwa cyawe urabutakura kirarana mama. Ndagishyira ku musego. Ndetse uko tuzagenda tubona amafaranga tuzagura n'indi mirimo. Wahora n'iki? Tugende nafunze. Wafunze neza? Nafunze. Reka mpaguruke tugende. tayari kabisa, ubu ntituzagaruka mu Rwanda. turagiye ugiye guhinduka mu diaspora vrema. Yega nta kazi katakiza umuntu iyo yakagize ibyo ni ukuri kabisa. ubu natwe dukijijwe n'ubujiji bw'abantu. Cyakoze narumvise ngo mu mahanga iyo uzanye ibintu byo kumanyanga barakurangiza. Nta n'ubwo wanabona nawe urugero. Ubwo rero biba bisaba kwitwararika. Amafaranga wakoreye ukayarya ku mutuzo nta kuvuruganya. Urumva nawe ra, ubwo se wabuze ikigukuye iwanyu uhagire w'abandi ukitwara uko wiboneye, ibyo byumva bibaho. Ahubwo reka tuhagire ngo urebe ukuntu ifaranga rigiye kujya rijejeta sana. Ndabizi neza ko imirimo hari itabura rwose. Ntabwo yabura. Ingeso mbi zose tugomba kuzisigaho twicaye hangaha rwose. Urumva harabura iminota 35 ngo tuve hano, dore ko twanabukereye. Twazindutse ariko buri uziyo ukerewe umunota umwe ibaze gusa indege gusa neza. Amafaranga watanze y'amatike ni iki? Erega igihe nta mafaranga. Ubundi se twakabaye twaragiye ejo hashize, ariko ubu nibwo tugiye kugenda bwa mbere mu mateka Karimu mu ndege rwose. Nakora iki? Numva ni animateur. Ariko umvisha ukuntu abantu hano bose bari kuvuga indimi zitandukanye. Niko ariko natwe twagakwiye gutangira kuvuga icyongereza bakabona ko dukaze. Ariko noneho neza hano urabona turi mwihangana, kugira ngo ninde ukwitayeho ko hano buri wese aba yibereye mu bye. Mugani buri wese yibaze twihaye kuvuga icyongereza, uze gutega amatwi neza wumva icyongereza baba bavuga, niba hari n'ijambo na rimwe urumva muzishwe. Ngahibaze noneho dutangiye kuvuga kwa kundi kwacu, ukumva turi kudidimanga mu cyongereza. Umva twatugiye gukina komedi nuko twaba turutanze neza. Kamugana wawe dukomeze twivugire gakondo. Umva cyane pe, kuko nabo ntabwo baba bumva n'ibyo tuvuga. Ahabona turi abanyamahanga. Ahabona turi abanyamahanga da. Yego ndabibuka neza, ndabibuka rwose. Nubwo umwana ubazi neza atabonetse, ariko aya mafoto dufite arabagaragaza neza ku buryo tutabayoberwa. Yego turaza kubafata mu minota 20 gusa, niyo mbona isigaye kugira ngo indege mfite amakuru kwiri bujyane nabo ihaguruke. Dore ngahari aho abagenzi bategereje guhaguruka baba bicaye, urebe neza ukibabona umbwire. Yego afande tugende. Uzibere umupolisi kuko ndabona washobora akazi, sibyo mukobwa wawe? Tuzareba. Reka nze ndababonye. Ndebera neza kuri iyi foto. Nibo pe, ntabwo nibeshye. Reba baya bagabo bicaye ku ntebe ya kabiri ku ruhande, umwe wambaye ishati, undi wambaye n'ikote ry'umukara. Ntababona muremure reba neza iyi foto. Nibo yego nibo nababonye. Noneho bajya gusa wagira ngo baravukana gutya bahujanga. Mwana wa enda ngwino tubegere, hari ubwo baba bamaze kwinjira no kubabona bikatugora. Enda ngwino tubegere. Mwabagabo mwe amaboko hejuru. None safande kutubwira ngo amaboko hejuru twakoze iki? Si wowe Gakire, we ntabwo uri Karimu, ntabwo twibeshye rwose. Rero mwari muzi ngo mumaze gutuburira abantu murerekeye muracitse igihugu. Karimu Umva ngo aradidimanga, maze rero umva ngo aradidimanga. Umva ngo muradidimanga. Afande ukuri tubabarire, ntabwo ari basi baragwa no ku mafaranga ariko tureke pe. Amasaha yaranagize indege igiye guhaguruka. Ibyo byose si harabura iminota reka tugende. Umva ndumva atari n'ubutubuzi gusa. Ntabwo muratinyuka kumbwira ngo muri amaruswa. Kade nawe James
vuba vuba muhambike ipingu mwinjize mu modoka tugenda. Ariko turarengana turarenganye dukoze iki? muraza kumenya ibyo muzira mugeze mu nzego z'umutekano. Ubu mwari mugize ngo indege iruta itegeko ngo muracitse muragiye. Reka ntamabwire ko naho mwari mugiye twari kuzabafata. uyu mukino uwubu babonwa n'uhagaze wanditswe na Mutuyimana Alice